buri kanya nkuko leta ibidukangurira mugomba kujya mukora isuku ndabizi neza ko leta amukunda nk'umwana yibyariye ariko ibyo ntago azigera bishyiraho ntabwo ndi mubyeyi n'abakuru ko narutse ngutuma kujya guhaha mu bintu nagutumye guhaha nkaba ndebye nkaba nta bibitsi no kandi nagutuma ceceka ntabwo nshaka gukomeza numva utsikimba ziba umubyeyi wakubyaye reka nkubwire nubwo se yajyaga ambwira ngo ndimbwa ni wowe mbwa nawe akaba imbwa muri mbwa zica ibirere ameze urira none nimba wumva urarira se nguza n'umuceri kawunga se umuntu yabuze hari abantu bari gupfa benshi cyane ibihumbi 200 birapfa urimo urarira urarya ukoga akomeza urire nurambirwa niyo nagushiramo umaze koza amaso neza uraceceka ariko ibindi biki mbona hangaha nako ugiye nkubaze wamugana kukiri naho ngaho iki kintu mwajyaga mucyoza cyangwa kiyozaga sinumva buri munsi ngo kijya muri dushe nawe tuzanye amata cyangwa mu rugo rwawe nawe utangiye kunzamuraho umunwa aha ni iwanjye nubwo natanze itegeko ngo bajye bamukarabya ntabwo nigeze ngo itegeko mugomba kunkarabiriza akayiteza meza none uhujurire mwoge mwese nawe utangiye kwigira utya waje gutegeka hano umva korona igiye kurangira ugataha ceceka nawe ntukomeze kutsikimba aho ngaho ntabwo mbishaka utumva bakuvugira ngo nagushyiramo ngo iki wowe ngo uramuvundaguje urangije ngo usanze ngo baramusiraho ibyo nguje kumukarabya amazi ambanye make uzibazo mboye nabyo amazi ambanye make numvaga ahubwo namu menshi cyane igifuti byahata abo karaga kukoca kako kagiye kuzarakaza rutuzi dukeye ni ikibazo gengize ariko yaba ari gihe nigere mu nzu nkayazana cya kibido yose ari kumushiriraho akaba yumutse kandi reka afite corona muri biriya bijipo n'ibipira wagira ngo abijyana mu kabande ariko ku buryo wamukorera ibintu bimeze kuriya reka wareba ukuntu nawe umugize yari ivuru gusa waya akavumbi nguciye amakorona ntabwo si ibibazo uriya ise yajyaga ahoza inkeke ahora antokenga amwira ngo ndimbwa nawe rero agomba kubimenya ko nahoze ndimbwa ariko nabaye umugabo reka mubwire nubwo ukahita se tumugira gutya nangira bizi ko ajyaga nyitimbwa se ntabwo bizi ko ajyaga nyitimbwa none se nyine ariko rero burya bari kutwigisha umenye ko yari akize kuturenza nawe ashaka ko tuzakira nuko rero none narakize nubwo rero tugira akahita se kuriya ariko oya njye mureka akahita se bakaza bamwikarabisa ariko wabonye ko cyoze neza muzajye mucyoza gise neza kitazagikome ubusaje nk'umushyitsi waramwogeje te mje uhaje umushyitsi akabona ko yoze ntabwo kicara cyumura kitajya mu nzu cy'igitose birabyenda ahubwo nshaka nana bishugunye urumva iryo miza nzari kubwira kuryo miza uzamera n'irya kabiri nuko rero urantunguye nicara njye kumva ngo kuri icyo bitse muzaba ndi kubwira ni irihe iryo bitse ndakurambiye nzagenda mu mugeri wanjye rujendirira mwana wa mama reka nkubwire kuriya no ubona kayite situmukorera buriya nje ndimukorera kubera imitungo yasenshaka ko tuzegukana ariko ntabwo agomba kumugenza kuriya ibyo nibyo nabize nakubwiye harindi nuko naze kubikubwira yumva reka mubwire rero ibyo uri kumva ndabyumva ariko nawe uzajya umenya ubwenge ariko bite byawe none se nka buriya nakomeze kutugarana agatugarana ibere ryara yamaze kuba inkumi
naramuka atumenye azatugana kandi ashobora no kuturega bikadukoraho. None reka nkubwire ugomba kuzajya umuhabura. Nanjye nyiri hano nzatangira nzaguha fondasiyo ku buryo uzajya umuga ati ndabwira agaruke ahita atuza ntumva. Kandi ikindi ntutamuhabura azagera amenya imitungo yabo yose ahantu iri, bityo cyangwa agenda nabaza. Reka abana bobo baba bafite ubwenge, niyo mpamvu umuntu agomba kumuhabura. Uzi buriya mubitse mu bwoba uzamara imyaka 2 nawe nushyiraho ubundi 3. ngeraho numva nibutse ukuntu bise yicara akatugira inama. Urazi ko buriya niyo ataza kutwita ko turi imbwa tuba twarabaye zo. Ngeraho nkabyibuka numva kumugirira nabi birongeye biranze, ariko nanone natekereza ko kuba hari ukuba wifite yatekereza ko imitungo namara kuyitwara. Nundize gusa abana bawe burana bagomba kuba gute, tugomba gucya natwe. Ntabwo ise uzo muvugira afite amafaranga kazajya ntabwo ahora gucira mu maso. Ibyo niyo gukora gasura byibagiwe. Ariko sikaribyo. Ariko wenda nyuma tukazakubwira tukakujijisha urumva tukamenyana nk'aho tukamugura akantu kabatireka n'umwana wacu urumva kumushishisha. Ariko nanone cya gitsuri kigomba kuzajya cyuga kibereka bura urenze ubwenge. Sinzi niba utajya ubibona ibintu byose ni kuri gahunda twacyagiye gukijenjekeye cyazakunyuza mu ijisho. Buriya twamukugihabura noneho kikazakanguka twamaze kubitsindira. Wenda nyuma yaho tukazanakigirira neza, ariko byaramaze kutwiyandikaho. Ubwo hari akantu mbwiye tugomba kujya tumujijisha tukamusohokana. Ako kantu nzajya mugirira nabi, ariko njijishe musohokane, njijishe mwambike twiza. Najyaga mwambika ibintu bibi gusa, ariko nzajijisha kugira ngo atazarabuka akajya kubaririza imitungo ya se ahantu hose yereye. Ako kantu nawe uvuze ukanazemo nkumva ni sawa. Ku buryo azajya avuga ati baranyanga akajya ko mukabona umuzeni bakaji numva bakaza batari kwa mugani shaka bagira ngo bampane umva papa aratujyana tuzi ubwenge ubundi. Ariko nanone ku munsi ntukajya ujenjeka, isabune nyinshi cyane muri yo maso gihuzagurike none tumuga ati taka mu nzu. Ubu mubitse n'ubwoba bushobora kumumaramo imyaka myinshi. nzabirangiza ryari uyu muri wa Kongomani ubuzima bw'imyenda ndayivamo. Papa na mama barabakire, yari umukobwa w'umutesi, nta kintu na kimwe nigeraga nkora. Ariko mana we ariko we Gatindi Kayitesi, igihe wahereye kuva mu gitondo, igihe wabyukiye utwo tunini two ukiri gukora Keza nabanje no gufura no koza amasahani. umva nundataho ngo wogeje ngo wakorobye mu minota ingahe mbe mbonye icyo kurya ku meza. Ariko seke wajya umbera umuvandimwe mwiza, uramutse uje ukamfasha ntabwo twarangiza tukarya. Ubu si uko ibi ndabivamo ryari mana. Umuvandimwe njye navukanye nawe kuva ryari? Nuko tutari abavandimwe bamunda, ariko turi abavandimwe ku Mana. Keza we Imana si wayibonye he? Igira amaguru, igira amaboko, hari ubwo ari wayibona ahangaha itambagira kugira ngo mbwire ngo iyo Mana.
wagize ubu wogeje urangije utenga gutya imyenda nagusigaye ntayoza imyumbati ntiyigeze uyitonora ariko musaza wanjye manumvaga naniwe njyewe ndi nyoko musaza wanjye kubyaye sinzi icyo yashakaga kubinzanira umurogo gusa urupfu niyo bikuba atarapfuye ngo agaruka ari ikigo ryasize mu isi mvaga nari naniwe unaniwe n'ubusana turi wogeje se bakeza ntago baza ngo bajye bamfasha koko umva keza n'umwana wanjye nibyariye n'umwana ugomba gutetera iwawe ntushobora kwirirwa ubatunga n'umutwe w'urutoki bagomba kwicara ugakora byose ubundi ukabamenya ugomba kubikora byose ukabirangiza keza na teta bagomba guteta n'abana bari iwawe ntabwo kujya kuzana ibyombo ubu uwageze mu nyumba utorera mu nyumba